Ngiye kubara gatatu, ngiye kugusogota inkotabura umutima. Rimwe, kabiri, gatatu. Tamo. Costa Casacata. Ira Coria Baba Sakataya. Ngese mutunga ikiganza hano manda tegera abantu. Protokole. Kanzago. Anjari he. Mupate hariya mu mugongo. Mumahagurutse mumufate muri babiri. Ngiye kubasengera umwe. Undafata mikrofone ayizare hariya. Wowe urinde wamukeye? Ngewe ndamwanga nari navuze ngo kajye kabyarira iwabo. Wowe urinde umuroga? Nge nitwa Manira. Ni wowe umuroga? Yego. Kubera iki umuroga umuzize iki? Naramuroze ngo agwe muri Kongo. Iwabo bamutaye. Barangije barakaza. Nimugasengere. Ngewe uramzi? Uri pasiteri. Imbaraga mfite murazizi? Mfite imbaraga pe. Urazifite ariko umureke. Ngiye kugutwika wa murozi we rimwe. Faya. Gize imbaraga z'Imana muri uwo muriro. Uragenda. Urarekura. Ngiye inkota y'Imana. Uragenda. Uranyumva? Urigusha he? Gize imbaraga z'Imana. Faya. Urahiye nene uragutwika. Uramurekura. Ariko ntago azabyara uriya muhungu yashatse ntago azamubyarira. Azagaruka yongera abyarira iwabo gatatu. Mbega urumva ukuntu abantu bameze. Ngiye kugutwika bwanyu murekura n'iyo nda. Rimwe uwo ni umuriro w'Imana. Kabiri urahiye. Uravamo. Urarekura inda ye. Wamushize he? Aha, ngombwira aho wamushize sasa. Wamushize he? Namujyanye mu Gisaka. Ibindi nabishyize mu Kivu. Namujyanye mu Kivu. Wamurogesheje iki? Yewe se ko nafashe ibintu byinshi. Wafashe ikibwira. Ariko ndi gusha buretse. Komera Imana amashyi, abadayimoni barashobora murekura. Mbabazi muhereza. Ngiye kugukata dayimoni. Ndabara gatatu uvuge ngo umuriro w'Imana. Rimwe, kabiri, faya. Tuzibira umuvamo. Uragiye? Sezera ubuzima urwumve. Uragiye? Nurase ku kuboko kwabaye pararize. Uragiye ariko mvura. Ukuboko kwawe naguciye dayimoni. Wamuroze naguciye. Awuherereye nonaha. Rimwe, kabiri, vamos. Sikate pos. Komera Yesu amasara baho. Ninde wazanye agacupa cy'inzoga? Urabyanga n'ubundi ndakuvumbura. Wayizanye. Mbega dukomere Yesu amashyi. Umva, wowe wazanye icupa ry'inzoga. Rizane hano. Uyampereza ratabugira ikibazo. Abemera ko Yesu areba tumushi menshi. Yazanye n'isigara. Mbega Yesu arashoboye. Tumwongera amashyi w'umwami w'abami. Niwe mwami ugira neza. Haleluya. Imyaka ingahe? Afite imyaka 52. Aba bantu rero batangiye gushyira mu nyurabwenge bize biology. Ubu yagiye muri miniproze ntizabyara. Mugabo muri kumwe ari he? Mutwari wawe ari hano. Dadi ngwino hano papa, ngwino hano. Ayo mashine batarayi wanyu wayakonoye sana.
zamura haleluya. Imana ifite inzira. Nshuti yanjye, uyu wamushatse umukunze, abantu baravuze n'ubu baracyavuga. Yego. Bamwe bavuga ko yaguhaye inzira ariko ntabwo ari zo mu rukundo. Imana irambwiye igiye kubakira kandi mugiye gutunga amafaranga. Amen. Icya kabiri ni kwiheba. Yasafunguye inda ye nonaha. Ubwo yarimo hano Imana yafunguraga inda yiwe. Haleluya. Imana irambwiye ngo kandi nawe Imana guhaye akazi gafatika. Abantu ndi kureba batatu bakoze akagambane k'umwana wari kuzakugirira umumaro. Byagenze wigaga muri Kiste hano i Kigali. Ari umwana wigaga muri Kiste i Kigali? Hano muri Kiste muri kaminuza i Kigali. Tuza ngo amakuru rero. Uyu mwana ndabona abantu batatu bamugambaniye arapfa, usanga bamunigiye mu kigo kandi apfa nawe utabizi, wagiye kumva telefone guhamagara. Ibyo mvuga urabizi? Nuko byagenze. Yapfuye tariki 8 z'ukwa 9 2019. Nuko byagenze. Mama, uyu mwanya tuvugana ufite imanza zaze kurangira. Icya kabiri, uyu mwana yari ari mu kigero cy'imyaka 21. Yego. Yego. Bamwica ndabona yari ari mu kigo. Bamwiciye mu kigo muri Kiste nyine. Yitwaga Fiyete. Yitwaga Imana ni Sandrine Fiyete. Kaduha Imana icyubahiro. Wirira Yesu tabara. Shela Costa Pesha Libora. Tuhereze Imana icyubahiro n'Imana. Samura haleluya. Wajya samura haleluya. Hari amafaranga murimo muraburana n'isheka barabari kureba. Amafaranga turi kuburana miliyoni 35 batwemereye z'impozamarira. Urubanza rwararangiye ngo turindire umuhesha w'inkiko ugomba kutugira ngo muri kiriya kigo cya Minisiteri y'Ubutabera. Hanyuma reka nguhanurire nk'umuhanuzi. Nakoze cyane. Utiri busubira mu manzi, ibibazo byawe birarangiye. Dawidi aravuga ngo natambira Imana ya data yakuye Sawuli hehe, uyu munsi nanjye ndamutambira. Aramubwira ati haguruka wikorere uburiri bwawe. Aramubwira Imana inyuranye amaboko ku buzima bwawe. Mwaba papa mwe nabe mwaba mama mwe, uyu mugoroba Imana igiye gukora ikintu kidasanzwe. Mubwire ko ibyo wabonaga ko bidashoboka bigiye gushoboka. Ngiye kuvuga Imana wenda mpite njya mu ijuru nona. Niko bimeze, ibintu birahindutse. Mubwire ngo niba utari umurozi uvuge ngo amen. Uba aho tugeze aha, niwicarana n'umuntu ukabona ntabwo ari gufashwa, uhaguruka umwimukiye abafite abadayimoni w'iwawe. Mubwire ngo niba nta mudayimoni ufite, vuga ngo Yesu aracyari ku ngoma. Yesu aracyari ku ngoma. Abantu bavuganye n'Imana tuzamuye haleluya.
nzakujya hehe ahataringaniye ngira gute zacenyuruza abami kugira ugire gute mucengeze umuntu uri mu kazi kawe uyu mugoroba Yesu akamukura mu cyicaramo. Aya magambo Imana yayabwiye umugabo witwa Kuro. Kuro yari umukobwa wa Mandina yari afite papa we yitwaga Ostashi. Ubwo Kuro yari umwuzukuru wa Ostashi. Ndashaka wumva ijambo rivuga ngo nzakujya imbere ahataringaniye ngire gute muhereze ikiganza umubwire ibintu byose uzakora Yesu akubanzirizeyo. Ndashaka unega amatwi wumve neza. Mandina ijoro rimwe yagiye mu nzozi arota ari mu kibuga kinini cy'amazi. Iki kibuga kinini cy'amazi yabonye akirimo ngo amazi aratemba araguka arenga cya kibuga yari aryamyemo. Ngo bucye mu gitondo ajya gusobanuza se inzozi witwa Ostashi. Aramubwira ngo nsobanurira inzozi narose. Ostashi aramubwira ngo warose iki? Aramubwira ngo narose ndi mu kibuga ngo cyakirimo amazi ngo yatembye ngo araguka. Ise ahamagara abantu bazi gusobanura inzozi baramusobanurira ngo inzozi umukobwa wawe yarose azabyara umwana azitwa Kuro. Uyu mwana namara kumubyara ingoma yizaguka ubwami bwe buzasimbura ubwami bwawe. Ahita afata icyemezo aravuga ngo Mandina rero sasa aho kugira ngo tumushingire muri iki gihugu umwana azansimbure, reka tuyobye umugambi w'Imana tumushingire mu gihugu cya kure kugira ngo ka Kuro nikavuka kazimbira ingoma mu kindi gihugu ariko katimiye ingoma aho ngaho sekurara. Bafata Mandina bamushingira mu mahanga. Igihe kigeze agiye kubyara ise Ostashi aravuga ngo hari igihe akakana kazakura kamara gukura kakaza kakantera kamenye ko hano hari iwawe, ahubwo reka dutumeho umukobwa witwa Mandina nabyarira hano dufate umwana w'uruhinja tumwice hanyuma tuyobye umugambi w'iki w'Imana. Mandina bamutumaho. Igihe kigeze rero ndashaka twihute. Mandina araza abyarira aho mu rugo. Hanyuma umwami afata igisonga aramubwira ngo fata kano kana ukajyane mu kibaya ujye kukica kugira ngo katazansimbura. Igisonga gifata Kuro baramujyana bagiye kumwicira mu kibaya. Igisonga kimugejeje mu kibaya gisanga kibagiye inkota yo kwica Kuro. Umugambi w'Imana umva afite gahunda yo kwica umwana witwa Kuro. None amugejeje mu kibaya inkota igize gute irabuze. Umva ijambo ry'ubuhanuzi. Abari bashaka kukwica babura inkota yo kukwica. Abari bashaka kukurwanya babura inkota yo kukurwanya. Zamura haleluya. Bari bashaka ko waseba babura inkota yo kugusebya. Imana ibanziriza kuri imbere. Imana igendane nawe muri business. Imana igendane nawe mu kazi. Imana igendane nawe mu rugo. Umva wa mukobwa we, urugo iyo Yesu akubanjirije imbere akakurambagiriza ntabwo ruha. Wa musore we, iyo urambagirijwe n'Imana ntabwo ubabara. Mubwira ngo Imana ikubanziriza imbere. Ninde wakuraretse? Fata mikrofone. Fata neza reka bagufashe. Ninde wakuraretse? Ni umukozi w'Imana wambwiye uti ibibazo ufite byose uzaze nkwereka ubwami bw'Imana. Nanjye Imana yangiriye neza injyana aho hantu, nawe ngwino udusange utubwire ibyawe Imana. Hari ahantu waba unzi? Ntabwo mbazi. Ni ubwa mbere umbonye? Ni ubwa mbere ngeze muri iri shimwe ry'Imana. Guhanurire se? Urakoze cyane. Kuva umunsi wavutseho wahuye n'intambara nyinshi. Ubu uyu mwanya tuvugana uri mu buzima bushaririye.
ufite amarira arenze umutima wawe, agahinda kabaye kenshi ku buryo mu muryango ntawe wakakumara. Imana irambwiye ngo abo wiringiraga bose bakuvuyeho usigaye wenyine. Ibyo mvuga ni ukuri? Nuko bimeze. Imana irambwiye ngo tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2024 wari kuzapfa, kandi uwo munsi wari kuzapfa wari umunsi w'isabukuru y'amavuko yawe. Imana irambwiye ngo ntabwo uzapfa. Sekakoshe mogere. Igihe mama wawe yaragutwite aja kukubyara, bari bararose inda wowe wavukiyeho kugira ngo utazamuka. Barangije banarayivuma baravuga ngo uzahorana agahinda. Mu mwaka w'1973 mbonye aribwo mama wawe yaraguteruye. Wavutse ryari? 73. Wakomera Yesu amasiga hano. Abantu ndi kureba batatu bakoze akagambane ku mwana wari kuza kugirira umumaro. Uko byagenze wigaga muri Kiste hano i Kigali. Ari umwana wigaga muri Kiste Kigali? Hano muri Kiste muri kaminuza i Kigali. Tuza ngo hamakuru rero. Uyu mwana ndabona abantu batatu bamugambaniye arapfa, usanga bamunigiye mu kigo, kandi apfa nawe utabizi, wagiye kumva telefone guhamagara. Ibyo mvuga urabizi? Nuko byagenze. Yapfuye tariki 8 z'ukwa 9 2019. Nuko byagenze. Tuhereze Imana icubahiro. urira none nibwo buhamya bwawe, amarira Sela Costa urira none nibwo buhamya bwawe, tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo ku buzima bwawe, Imana irambwiye uyu mwana akimara gupfa mwagiye mu manza ndi kubona murimo muraburana amafaranga arenga 30 miliyoni 30, kandi aya mafaranga banze kuyaguha, bahora bakuginagiza genda garuka. Ibyo bintu urabizi? Nuko bimeze. Yastapashaka tuzamura ibiganza. Tumbira Yesu niwe gisubizo bagusomereje agira umuntu mfatira Bibiliya amusomera rino jambo riboneka mu gitabo cya Esteri. Yebashako Esteri ibice 9 umurongo waho wa mbere. Esteri arwahageze. reka dusome muri Esteri ibice 9 umurongo wa mbere. Ahavuga ngo iki? Ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Atari itegeko n'iteka ry'umwami byendaga gusohozwa. N'uwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka. Abayuda abari bo bagira ububasha ku banzi babo. Imana iguhaye ububasha ku mwanzi wawe. Amen.
Tena haleluya. Mama, uyu mwanya tuvugana ufite imanza zaze kurangira. Icya kabiri, uyu mwana yari ari mu kigero cy'imyaka 21. Yego. Bamwica ndabona yari ari mu kigo. Bamwiciye mu kigo muri Kiste nyine. Yitwaga Fiyete. Yitwaga Imana ni Sandrine Fiyete. Kaduha Imana icyubahiro. Wirira Yesu tabara. Shela Costa Pesha Libona. Tuhereze Imana icyubahiro n'Imana. Samuna haleluya. Wajya samuna haleluya. Hari amafaranga murimo muraburana n'ishiye kababara buri kureba. Amafaranga turi kuburana miliyoni 35 batwemereye z'impozamarira. Urubanza rwararangiye ngo turindire umuhesha w'inkiko ugomba kutugira ngo muri kiriya kigo cya Minisiteri y'Ubutabera. Hanyuma reka nguhanurire nk'umuhanuzi. Nakoze cyane. Utiriwe usubira mu manzi ibibazo byawe birarangiye. Nabishoboye twakomera Imana amashyi. Aya mashyi n'abarayimana tuyakomera mu izina rya Yesu. Kugeza uyu munsi iyo nzu nta muntu wigeze ayigarukaho. Iyi nzu tuyigurisha uzazana ituro hano. Imana irambye mu minsi 9 bazaguha miliyoni 6 bazakongeraho miliyoni 1. Ayo masera ya Yesu twayakoma. Komera Yesu amashyi n'amatunda. Kapitera uzagaruka hano kuwa gatanu uzajya amaturo y'ishuri. Reka duhe Imana icyubahiro. Hari umudamu muri riteraniro muri benshi muri hangana ntabwo nabagendamo inzira bazifunze. Ubwire ngo Yesu akumvire muri riteraniro. Wowe waturutse he? Mumpere mikrofone. Fatiye mikrofone tuvuga. Cyangu. Abantu bararushye kwe. Imbaraga zose z'Imana wazibatikorota ndetse n'ibisizi byazo oya stashora ninde wakora ndetse muze hano Vestina wahe ari he wewe wakora ndetse yakubwiye ngo jya mu nzu y'Imana. Hari aho wabuze? Oya. Uyu mwanya tuvugana ntabwo ndi hano ndi iwawe mu rugo. Iwawe mu rugo? Urugo rwawe uko rumeze? Hazitijwe ikintu kimeze nk'indabo zino batera. Uko bimeze? Kurembo ni kuhabona igiti cy'isombe n'igiti cy'avoka. Birahari cyangwa ntabwo? Hagati mu marembo ndabona ibintu baguhaye mu bakumu gutegema kugira ngo batazongera kukuroga. Birahari? Ndimo ndatambuka nagera muri saro ngasanga n'ibindi batabyemo. Birahari cyangwa ntabwo? Mbega Yesu mu mwami twamukomeye amashyi. Samura haleluya. Ongera uzamure haleluya. Tamukuze hano. Imana irambye ngo biriya bintu ukigera mu rugo uzabitaburure baguhaye ubishugunye muri tuwarete kubera ko umunsi wabitabyemo ntabwo wigeze wongera gusinzira. Yego niko byagiye.
Zambaraga zose basiri bati igorogota ndetse n'ibisigisigi uyu mwanya tuvugana mama ufite agahinda kenshi umunsi wahagurutse iwanyu uzamuka hagati yawe n'umutware wawe bashizemo ikintu cyitwa inyatsi baravuga ngo umugabo ntazagire icyo akora agereho nubwo waje hano Imana irambye ngo waje uje kureba umugabo wawe uje kumucura kuko yari yaranze gutaha niko bimeze Samula haleluya Iwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ubuzima bwawe tumira Yesu niwe gisubiye hari byinshi ntavugiye muri iri teraniro Imana hagurutse mbega yatimbaga akaba muzima byagufashe byari gerageza ugere hano imbere ayiwe se mubi baramuzize kimwe akabyara barizo umuntu muri kumwe ubundi umurozi ukoroga kuziza iki mama umurozi nkawe ukoroga kuziza dore nawe ugendana uburozi kandi wasanga utabizi mumpere mikorofone atari haleluya yo wari ubizi ko ugendana uburozi haleluya iri bere ryawe ry'iburyo barariroze wari ubizi zamura ijwi tuvuga habamo iki habamo baraguhamije rero papa warwaye ute ndashaka kunsobanurira ninde wakubwiye kuza gusenga genda wicare ubanza ukoremo izo nkweto ujye kugusengera ugende ube muzima iyi mbago urayisiga ntabwo uzongera kuyigendera ushaka wakomera Imana amashyi twabonye Imana ihagurutse ibimuga iyo Mana ni iyacu bwite tuyikomera amashyi tuyongera yandi twabonye Imana ikora imirimo zamura haleluya Yesu we ndashaka kugira ibintu hanurira uwo muntu mwicaranye nka bibiri mubwira ibintu nka bibiri muhanurire ibintu nka bibiri cyangwa bitatu uwo muntu mwicaranye kuramo izo nkweto neza ndashaka gusengera Imana n'ibyo biri nta kibazo hanurira uwo muntu mwicaranye ibintu nka bitatu gira ibintu nka bitatu mubwire mbona mutabivugaga wowe gira ibintu mubwira mubwira ikintu yumva ababaye hanyuma njye ngiye gutegeka mu kwizera icyo watuyekiwe hari umugabo muri iri teraniro zana ibituro umuhanuzi shaka genda utunga amafaranga kuva uyu munsi inzira zose zifunguye ku buzima bwawe mu izina rya Yesu amen hari umugabo muri iri teraniro yarapagaje apagasiriza muri uyu mujyi wa Kigali umugore wamusiga mu cyaro amaze kumusiga mu cyaro umugore bari bafitanye abana babiri bamaze kugira n'abana babiri umugore yashatse undi mugabo
uwo mugabo n'abari muri iteraniro aze kuza mvugane nawe. Zambaraga zose Zawanyaga Asiri hati oh Ese Papa watela haleluya. Haleluya! Haleluya! Wowe ninde watoraritse? Ejo nakurikiranye kiradiyo kuri radiyo. Ngohereze Imana icyubahiro. Reba iteraniro uvuge ngo Imana inkuyeho igisuzuguriro. Imana inkuyeho igisuzuguriro. Wa mugabo we uretse ko amarira y'abagabo atemba ajya mu nda, ariko ufite umubabaro washatse icyo wakora mu minsi ishize wumva wapfa. Wirira reka nguhanurire. Umunsi umwe hari kuwa gatatu saa 8:40 telefone ihegwa na 45 ihamagara umudamu wawe. Uyu mudamu telefone imuhamagara, wewe wari uri mu kazi i Kigali, umudamu wawe yari mu cyaro. Yo nkunda guhanura ibintu umuntu azi neza. Uyu mudamu yakubereye nk'inzoka yizinze mu maguru yawe, akubera indyarya. Wirira Yesu n'umwami, kandi hari ibintu agiye gusobanura kiri hano. Warakoze uburyo bwose ushoboye, amafaranga yose wahembwaga ku kwezi wayohererezaga umugore wawe, uzi ngo ari kugirira icyo amarira abana, kumva umugore wawe ari kuyajya n'undi mugabo. Ibyo mvuga ni ukuri? Bivuga no. Sharikote mufitanye abana babiri, wagiye kumva utumva uhamagarwa na telefone kugira ngo umugore wawe ntakiri mu rugo, yashatse undi mugabo. Kuva uyu mwanya Imana igiye gukora ikintu kizatuma umugore we yicuza, akamenya ko yahemukiye umuziranenge. Hereza muri kiganza ubwire ngo ntabwo Imana izemera gukomeza kubabara. Ntabwo Imana izemera gukomeza kubabara. Reka hari ababyize ngo tuzamure haleluya. Ntabwo Imana izemera gukomeza kubabara. Shela stashima oleka ngoza hidi mwewe yagiye bari. Wari ufite gahunda yo kujya mu cyaro? Uyu munsi nabinyifite. Wari unayifite uyu munsi. Hanyuma bega amafaranga wavunikiye. Ako namwe mwibaze, ibaze gukorera umuntu uzi ngo muri kumwe ukamusunikira amafaranga, umuntu akujijisha akijyanira n'undi mugabo, ntibiteye ubwoba? Murebe mu maso mubwire ngo gabanya amanyanga. Murebe mu maso mubwire ngo niba hari utunyanga ufite utugabanye. Abafite amanyanga haleluya. Ko batikiriza ntabarimo. Kuva uyu mwanya Imana irambwiye ngo wari ugiye kugera mu rugo intambara zigahaguruka, ndetse wowe wari no gufunga. Ni Imana yakunyujije hano kugira ngo banze uvugane n'Imana. Imana irambwiye ngo igukuyeho gereza, kandi cya kabiri Imana igiye kukubakira urugo rutazazamo intambara n'amarira, kubera ko uri wabanje kwiga mu ishuri. Kandi wa mugabo we wakundaga umudamu wawe ntacyo utamuhaga. Ega abagore bo muri iyi minsi, iyo mpamvu tuvuga ngo ntituzarongora. Bari danjwa wese mumutunga ibiganza tumusengera Imana. Zamula
izina rya Yesu. Uyu ni umukozi wawe. Kuva uyu mwanya ndamusengeye agende umwubakira Uwiteka. Aya mafaranga yabuze wongera uyamuhe. Imana irambwiye igiye kuguhindurira amateka. N'akazi wari urimo ndabona Satani yari yamaze gufunga imiryango cyane rwose, kuko ndabona kahagaze cyane. kandi kahagaze nawe mu bintu utazi. Imana iguha akazi kagiye kuzajya kaguhemba 400 ku kwezi. Ayo mashara y'Imana twakongera tukayakoma. Ni Yesu wenyine ufite uko abigenza bigendera. Keneye muri iri teraniro umudamu ufite umugabo w'umubaji aze vugane nawe. Ufite umugabo ubaza uze vugane nawe. Mugabo wawe arabaza? Mu rugo rwawe ko ndi kubonamo intambara nshuti yanjye, cyangwa ntaziri? Nawe umugabo wawe ni umufundi? None se ubundi bakora intebe amafaranga wowe cy'abantu bararusha kweli. Hanyuma mureke nta kibazo. Kuva uyu munsi hari umwana ndimo kwitegereza. Uyu mwana ntabwo mubana mu rugo. Uyu mwana ndabona aba hakujya ku babyeyi bakuru cyane. Aba bana nabonaga abana babiri. Niko bimeze cyangwa siko bimeze? Niko bimeze. Babana nanda babana babiri. Abana na ba nyirakuru. Bari bagiye borozi babiriye ku kijumba kimwe bakaburya ari babiri. Umwe agatamika undi, undi atiryaho wumve ko kiryoshye. Bakaguhamagara kino cyumweru tugiye gutangira bari kuzajya gushingura abana bawe. Imana irambwiye ngo iyo waje gusenga irinze abana bawe kandi bazagukomeza bazakugeza kure. Cyakabiri, ufite umwuka kugendaho udashaka kuzubaka. Uyu mwuka ntiwifuza ko wazubaka. Imana irambwiye ngo urimo Imana iguhaye isezerano ryo gusezerana n'umugabo wawe, kandi Imana imuhaye agakiza mu izina rya Yesu. Uba wakora intebe? Hanyuma nubwo akora intebe arazikora, ariko amafaranga nawe ntabwo azana mu rugo, yose arangirira iyo ngiyo. Si uko ayajyana ahandi, bamutesha ikibazo cyo kutagira icyo azigeraho. Iyo waje gusenga imukuyeho uwo mwuka. Kabiri, uzabyara nta muntu ukubaza. Hanyuma uyu mwaka turimo uzurira indege kujyana muri Amerika. Ikibazo cy'ibyangombwa kirarangiye. Imana irambwiye ngo iguhaye visa, igeze muri ambasade, urira indege ugenda uzibuke gushyigikira umurimo w'Imana. Sinagusengeye turi muri biro? Wageze muri biro ndakubwira ngo ndagusengera mu iteraniro? Hanyuma turi muri biro, mugabanya gatoya, turi muri biro, Imana irambwiye ngo hari ikode wafashe. Irahari cyangwa nta? Mbega Yesu ngo arareba kure, tumuhe icyubahiro n'umwana. Zamula haleluya. Ongera zamule haleluya. Mwinywera agacupa ntako muba mutagize, ariko biranga mukakanywa. Ngiye kubateza umwuka w'iseseme izongera kugera ku kanwa yiruka.
ntimwihagarare. Umuntu wazanye agacupa ari he? Wajya ukanzanira. Ninde wazanye agacupa k'inzoga? Wakazanye. Wowe wazanye icupa ry'inzoga? Wazanye ki? Ninde wazanye agacupa k'inzoga? Urabyanga n'ubundi ndakuvumbura. Wayizanye. Mbega dukomere Yesu amashyi. Umva, wowe wazanye icupa ry'inzoga. Rizane hano. Uyampereza ratabigira ikibazo. Abemera ko Yesu areba tumushi menshi. Yazanye n'isigara. Mbega Yesu arashoboye. Tumwongera amashyi w'umwami w'abami. Niwe mwami ugira neza. Haleluya. Jya kugusengera. Tuzongera kumunza gukunda. Kandi inshuti yanjye, uba wumva wakorera Imana ariko ubuzima ukanga bukaba bubi, sibyo? Jya kugusengera Imana kuva uyu munsi ugiye kwihatura Yesu nk'umwami n'umukiza. Inzira za nta kintu utagerageza gukora ariko ntacyo ugeraho. Ibyo mvuga ni ukuri. Ariko hari abemera, reka mabwire, mujye mwemera ko Imana ireba. Yizaniye cyawarage. Jya kugusengera Imana. Niwongera kuyinywa umenye ko ntari umuhanuzi. Uzamara ibiganza byawe. Buriya rero Imana ni mwebwe ishaka. Buriya Imana ikunda abantu babwiza Imana ukuri. Bakayibwira ngo twebwe ntabwo turongera kukubesha. Dufite amanyanga yo kunywa inzoga zaratunaniye. Tuzabananiye rata. Senga Imana muzibeho. Murabishaka? Wow. Reka dukomere Imana amashyi mwebwe mwicaye. Ngiye kwatura imbaraga z'Imana. Mureke inzoga ntimuzongera kuzinywa ukundi. Fata kuri uwo munwa wawe. Aba bantu ndabasengeye. Imbaraga zawe nizibabeho. Nibongera kunywa inzoga bazaziruke. Nibongera kujya mu kabari bazajye bagira iseseme. Mu izina mugende ntimuzongera kunywa inzoga ukundi. Jya kwicara ndaje ngo uvugishe. Kasige hano. Mwihangane. Ntabwo nari nahanura, nababwiye ngo ngiye guhanura. Hari umuntu ufite agahu k'imbogo ndaje nkamwake nawe kandi ari hari inyuma namubonye. Ako gahu afite agashyira muri suve ye, umupfumu yaramubwiye ngo azajya akagenda. Waba wicaye mama, uyu mwana wawe wanywa inzoga, ndaje nsengere n'amafoto yawe. Ni ukuri kandi Imana ijya gukora ibintu. Abazanye amafoto, ngiye gusengera uwo muntu wananiranye ku buzima bwawe. Urataha akubwira ati ngeneho numva ibintu bintwika ngiye gukorera Imana. Ufite imyaka ingahe? Afite imyaka 52. Ubu abantu rero batangiye gushyira mu nyurabwenge bize biyoloji. Ubu yagiye muri minipoze ntizabyara. Mugabo muri kumwe ari he? Mutwari wawe ari hano? Dadi ngwino hano papa, ngwino hano. Ayo mashine batarayi wanyu wayakomeye sana. Zamura haleluya. Oh, rizele costa shali bone kandelega. Zinahando bekango shali wastike besti. Tugiye kubohoza urubyaro agomba kubyara mu izina ryanjye. Imyaka yose y'abafite imbere y'Imana azabyara. Nta muntu ukorera Imana bazikorera amaboko.
kamumukorera Imana ngo azasabirize. Ubu Imana iri kumukorera deliverance, iri kumukuraho imigozi irindwi bamuziritse bakazabyara. Komera Imana amashyi, Yesu akore deliverance. Gloria sakote. Yesu ari kubohora inda ye, Yesu ari kuzitura inda ye, azabyara mu izina. Uri mwiza Mana, uri mwiza, imbabazi zawe imigambi yawe myiza. Tugasubiremo rimwe gusa. Imbabazi zawe nziza, imigambi yawe myiza kuri twe. Reka mbabwire ikintu gikomeye. Ujya gushakana abantu baravuze ngo n'ubu baravuga. oh zela pasiketera. Reka mbabwire, Imana ifite inzira. Nshuti yanjye, uyu wamushatse umukunze, abantu baravuze n'ubu baracyavuga. Yego. Bamwe bavuga ko yaguhaye inzara ariko ntabwo arizo mu rukundo. Oya nazo. Imana irambwiye igiye kubakira kandi mugiye gutunga amafaranga. Amen. Icya kabiri ni kwiheba. Yesu afunguye inda ye nonaha. Ubwo yarimo hano Imana yafungura inda yiwe. Haleluya. Imana irambwiye ngo kandi nawe Imana iguhaye akazi gafatika. Amen. Imana igukuye mu buzima bubi urimo. Yego. Imana iguteretse mu bundi buzima. Haleluya. Urabyizeye? Ndabyizeye. Mujya kwicara mu izina rya Yesu. Zamura ibiganza byawe, vuga ngo Mwami Yesu, vuga ngo Mwami Yesu, uhereye umwanya wize imbaraga nizinde kure. Yesu, vuga ngo ntabara. Yesu, kuraho izi imbaraga, kuraho izi imbaraga. Ngiye kubara gatatu, uhora uvuga ngo Yesu, Yesu, Yesu. Abadayimoni batugize izina rya Yesu. Kabiri, gatatu, komeza uhamagara izina rya Yesu, komeza usenge. Yesu imbaraga zima, Yesu imbaraga zima, Yesu imbaraga zima, Yesu imbaraga zima, Yesu imbaraga zima. Umuterere mu buzima, Yesu imbaraga zima, Yesu imbaraga zima, Yesu imbaraga zima. Umuterere mu buzima, Yesu imbaraga zima, Yesu imbaraga zima. Umuterere mu buzima, Yesu imbaraga zima. Ahagaze mu buzima, Yesu imbaraga zima, Yesu imbaraga zima, Yesu imbaraga zima, Yesu imbaraga zima. Sohoka, sohoka, wamurozi we, wamurozi we, wambarika we, wamurokoka. Protokole mu gihugu bakubazane, Yesu umuriro w'Imana, Yesu umuriro w'Imana. Icyo cyagufashe mu murimo, icyo cyagufashe mu yoga, Yesu imbaraga zima. Yesu imbaraga. Wese mutuge ibiganza hano, mundebe hano, mwe muretse gatoya. Wese mutuge ibiganza hano. Ntabwo mwese nabakoraho ngo mbavemo. Ngiye kohereza imbaraga zima zirafata ubuzima bwawe. Protokole muze kuba hafi. Hari abantu imyuka mibi igiye kuvamo bakabohoka. Hari abantu bamaze igihe kinini barota inzozi mbi zigiye kuvamo bakabohoka. Hari abantu bafite dayimoni zibagendaho zigiye kubarekura. Warababaye igihe kinini. Ngiye kohereza imbaraga zima. Nohereza umuriro w'Imana uhagaze. Rimwe, kabiri, gatatu, tuge izina rya Yesu. Nohereza imbaraga z'Imana ku buzima bwawe. Reka urubuga, reka urubuga, izo mbaraga zikurimo. Kana abadayimoni, irukana izo mbaraga. Izo zagufashe muri yoga, izo zagufashe muri urubuga, izo zagufashe muri yoga, reka uri yoga. Yesu imbaraga zima, reka urubuga, Yesu imbaraga zima. Ndabona imbaraga zima, ndabona imbaraga zima. Komeza uhamagara izina rya Yesu.
Kesana imbaraga z'Imana bakuriyonda bamuruwa mugongo urahiye dayimoni urahiye dayimoni urahiye dayimoni urahiye dayimoni mubatere mubazane urahiye dayimoni urahiye dayimoni urahiye dayimoni urahiye dayimoni urahiye dayimoni kumuzamagara izina rya Yesu urahiye dayimoni urahiye dayimoni mumuterure mumuzane urahiye dayimoni mumujyaniya urahiye dayimoni komeza kuvuga izina rya Yesu komeza kuvuga izina rya Yesu nohereje imbaraga z'Imana urakosta kasaka Yesu zamura ibiganza byawe ngiye kohereza imbaraga z'Imana ngize imbaraga z'Imana muri iyo ibyo bigufata muri uwo mutwe zamuraho mikorofone gatoya ibyo bigufata muri iyo nda ndagiye gusengera abantu babohoke abantu bafite ibintu bagendana abantu bafite dayimoni bagendana uwo mudamu uhagaze aho nohereje imbaraga z'Imana komerera Imana senga 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 hamagara Yesu uwo ni umuriro uwo ni umuriro uwo ni umuriro uwo ni umuriro izina rya Yesu murarikinyira dayimoni mureke mureke ugeze imbaraga z'Imana uwo muriro w'Imana uwo muriro mugongo tamo 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 uwo muriro w'Imana tamo wambaraga we tamo aragutegeka urahiye 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 wowe umuriro urinde 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 wese mutunga ibiganza hano ngiye kubara gatatu ngiye kugusogota inkotamuro umutima rimwe kabiri gatatu tamo 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 Costa Casacata irakoria baba sakata ngese mutunga ikiganza hano manda tegera abantu baboho protokole kanzago anje ari he mupate hariya mu mugongo mumuhagurutse mumufate muri babiri ngiye kubasengera umwe umwe unafata mikrofone ayizare hariya wowe urinde wamukeye ngewe ndamwanga nari navuze ngo kajye kabyarira iwabo wowe urinde umuroga ngewe nitwa Manira ni wowe umuroga yego kubera iki umuroga umuzizi iki naramuroze ngo agwe muri Kongo iwabo bamutaye barangije barakaza nimugasengere ngewe uranzi uri pasiteri imbaraga mfite murazizi ufite imbaraga pe urazifite ariko umureke ngiye kugutwika wa murozi we rimwe paya paya ngize imbaraga z'Imana muri uwo muriro uragenda urarekura ngiye inkota y'Imana uragenda uranyumva uranyumva urigusha he ngize imbaraga z'Imana paya urahiye nene uragutwika uramurekura ariko ntago azabyara uriya muhungu yashatse ntago azamubyarira azagaruka yongera abyarira iwabo gatatu mbega urumva ukuntu abantu bameze ngiye kugutwika bwanyu murekura n'iyo nda rimwe uwo ni umuriro w'Imana kabiri urahiye uravamo urarekura inda ye wamushize he aha mbwira aho wamushize sasa wamushize he namujyanye mu Gisaka ibindi nabishyize mu Kivu namujyanye mu Kivu wamurogesheje iki yewe se ko nafashe ibintu byinshi wafashe ikibwira ariko ndi gusha buretse komera Imana amashyi abadayimoni barashobora murekura
imbabazi nguhereza ngiye kugukata dayimoni. Ndabara gatatu uvuge ngo umuriro w'Imana. Rimwe, kabiri, faya. Tuzibira umuvamo. Uragiye? Sezera ubuzima urwumve. Uragiye? Uragiye? Nose kukuboko kwabaye parariza. Uragiye? Ndagiye ariko mvura. Ukuboko kwawe naguciye dayimoni. Wa murozi we naguciye. Awuherereye nonaha. Rimwe, kabiri, vamos. Sikate pos. Komera Yesu amasara boho. Omora. Tena haleluya. Shalom. Tena haleluya. Shalom famille. Shalom. Shalom. Tena haleluya. Nasema pewe sifa Mwenyezi Mungu. Rumba kwa barozi begereye bakamenya ikinyarwanda kandi batakizi. Shukuru Mwenyezi Mungu. Ndeka Yesu tumwongerera amashi. Shalom. Genda Yesu arakubohoye. Sabura ibiganza byawe ngiye kugusengera Imana ubohoke. Muterure uyu mukobwa, uyu nguyu mumuterure. Nawe musengera Imana. Bene data abantu bararushe. Bekista posh bumuzirika y'amaguru. Zine fotikala ataza kwambara ubusa hano. Zina la hom ibone Costa Simone Tiger. Ndakumva Yesu umwami wabera wapfuye kuwa gatatu kazuka bera tukanesha. Dikala bossa kete. Rimwe, kabiri, gatatu, fire! Rimwe, kabiri, gatatu, fire! Iyenda yawe ndayitwitse, ayo maguru ndayatwitse, iyo nayawe ndayitwitse. Wowe urinde. Wowe urinde ndagutegetse uvuga. Nibanga ndagutera inkota. Inkota y'Imana mwese muzamura ikiganza cy'iburyo. Iyo ni inkota y'Imana. Ubwo n'ububasha nawe Imana irabuguhaye. Ugiye kubutunga hano sasa. Ndabara gatatu tumutere inkota uyu murozi avuge. Rimwe, kabiri, fire! Urinde. Urinde wowe sasa. Urinde. Ntabwo wivuga. Ngiye kugutera inkota. Iyo ni inkota sasa hivi. Iyo ni inkota urayumva? Iyo ni inkota. Y'ijambo ry'Imana ribohora. Wowe umurago urinde niwanga ndahita mwica nonaha. Urinde. Uri nyirasenge. Wamuragiye muki? Ntabwo bivuga. Ngiye kugutera inkota mwica bakubivuza. Mushaka iki kuri we? Ntabwo ushaka ko agira ubuzima. Reba umuntu mu masomo ugira ngo ujye ubana na Yesu azakubohora. Ngiye kumusengera nyirasenga mubeho mu izina rya Yesu. Wowe nyirasenga umutere ndagutwika. Fire! Ndagutwika. Uramurekura ntabwo murekura. Mwari mushaka iki kuri we? Ntabwo bashaka kugira ngo azagire icyo ashaka cyangwa cyageraho. Aha, kubera icyo utabishatse? Kubera ko atakumvira. Imbaraga muzikura he? Mwese mutuge ya nkota hano. Ndabara gatatu tugiye kwica nyirasenge. Uyu mukobwa agomba kuzashaka kubaka. Agomba kuzatunga urugo ruzima. Agomba kuzaba umukire. Agomba kuzatunga amafaranga. Agomba kuzagira urugo rwiza. Kabiri gatatu, fire! 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 Kabiri gatatu, kabiri gatatu, kabiri gatatu. Rekura ubuzima urugenda. Rimwe, kabiri, gatatu, fire! Komera Yesu amasara mu buhoro.
Aya mashi ara ya Yesu wayakoma abantu. Ayo mashi ara ya Yesu wayongera. Imana irakubohoye. Uzubaka urugo, uzakomera. Kuva uyu mwanya imbaraga zakugenda gahunda zizagaruka. Gahotera haleluya. 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 Katwongerere Yesu amashyi menshi. Wa mudayimoni we uri muri uyu mukobwa, ngiye guca ayo maguru wa murozi we wakoreshaga. Iyo ndawageragamo ibyo mwagambiriye kuri uyu mwana w'umukobwa, wa murozi we ngiye kukwicure kuri ubuzima bwe. Zamura inkota y'uburyo, tugiye gukata abadayimoni ku buzima bw'uyu mwana w'umukobwa. Ndabara gatatu, rimwe kabiri gatatu, faya. Ndagutegetse rimwe kabiri gatatu, rimwe kabiri gatatu, rimwe kabiri gatatu. Ndagutegetse wa murozi we, rekura wa murozi we. Uhereye umwanya bohoje ubuzima bwawe, imbaraga zaguteraga ushize mu maraso ya Yesu. Umuhagarike Yesu aramubohoye. Kuva uyu munsi imbaraga zagwanyaga umubiri wawe waze ikigwiri cy'umuga zirarangiye. Ukomere Imana amashyi kubw'uyu mwana w'umukobwa. Reba hano, gereza yihanagure. Aba bantu nsengeye ntabwo bazongera guhura n'izi ntambara ukundi, ntabwo bazongera kugwa ukundi. Bagiye kubaka, bazashake, bazakomere. Tera haleluya. Mahereza tera haleluya. Haleluya. Komeza uzamura ibiganza byawe ngo usengere Imana. Ye gusengera uwo mugongo wawe, aho uhagaze bahinduye umuriro w'Imana. Zamura ibiganza byawe. Aho uhagaze ngiye kuhahindura umuriro w'Imana. Ngiye kohereza imbaraga z'Imana zikugereho. Imbaraga z'Imana zigiye gufata icyo gifu kikurya. Imbaraga z'Imana zigiye gufata uwo mugongo ukurya. Imbaraga z'Imana zigiye kugukura muri izo nzozi urarota. Ngiye kohereza imbaraga z'Imana uhagaze. Wowe zamura ibiganza uravuga izina rya Yesu. Izina rya Yesu ryirukana abadayimoni. Izina rya Yesu rihumura impumyi. Izina rya Yesu ryanga ubumuga. Izina rya Yesu abarozi bararitinya. Izina rya Yesu diabete iyo ryumvishe izina rya Yesu irahunga. Iriya baba katarababa. Zamura ibiganza ngiye kohereza imbaraga z'Imana aho. Ndabara gatatu uratangira uvuga izina rya Yesu, niryo rigiye kukubohora. Aho uhagaze ngiye kuhahindura umuriro w'Imana. Nohereje marayika Mikayeli, nohereje marayika Gaburiyeli, nohereje marayika ushinzwe iby'intambara. Agiye kurwana n'iyo ndwara iri ku buzima bwawe. Rimwe kabiri gatatu, vuga izina rya Yesu. Nohereje umuriro w'Imana. Aho uhagaze mahinduye umuriro, aho uhagaze mahinduye umuriro. Protokole mujye mu bantu. Izo ni imbaraga z'Imana, izo ni imbaraga z'Imana, izo ni imbaraga z'Imana. Ngo ayo maraso ya Yesu aragutwitse, aragutwitse. Izi imbaraga z'Imana. Komeza uvuga izina rya Yesu. Ndabona uwo mudamu abohoka, ndabona uwo mugabo abohoka. Ibyo bigutera muri yeda, ibyo bigutera uwo mugongo. Mugonganiye hano musengero w'umukobwa. Izo mbaraga zigutera. Urahiye wa murozi we, urahiye wa murozi we, urahiye wa murozi we. Rekuranya bingi. Muze kumupimika. Nohereza imbaraga z'Imana, nohereza imbaraga z'Imana. Aho uhagaze, aho uhagaze. Protokole muze kuba maso. Imana igiye kubohora ubuzima bwawe, Imana igiye kubohora ubuzima bwawe. Komeza uhamagare Yesu, fata ku mutwe wawe. Irakariya baba kata, iriya baba kariya baba. Uriya kara, uriya mudamu mumuzanire.
Ya 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 ya. Terura basane, terura. Ya 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 ya. Terura basane. Imbaraga z'Imana. Ya 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 ya. Hamagara izina rya Yesu. Imbaraga za Yesu. Wowe komeza uhamagare Yesu. Ntabwo mwese ndabakuraho, ntabwo mwishobora. Mupase. Wowe hamagara izina rya Yesu bohora ubuzima bwawe. Ndabara gatatu. Ngiye kohereza imbaraga z'Imana. Ya 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 ya. Kohereza amaraso ya Yesu. Kohereza amaraso ya Yesu. Protokole bamwe muze gufata bana bantu. Ya 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 ya. Kohereza imbaraga z'Imana. Kohereza umuriro w'Imana. Ya 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 ya. Uwana umuriro w'Imana. Uwana umuriro w'Imana. Uwana umuriro w'Imana. Ndabona imbaraga. Ya 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 ya. Hamagara izina rya Yesu kurikira. Hamagara izina rya Yesu. Hamagara izina rya Yesu. Ya 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 ya. Komeza hamagara izina rya Yesu. Komeza hamagara izina rya Yesu. Ya 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 ya. Ngiye guhamagara imbaraga z'Imana. Imana irabohora ubuzima bwawe. Imana iragukura iyo diyabete. Ili ya kandi ya gasa ngijema zena wipakide umusane bari ya baba bakata umushyire hano komeza uzamura ibiganza uvuga izina rya Yesu uvuga izina rya Yesu protokole muze kuba maso mutarangara uvuga izina rya Yesu uvuga izina rya Yesu mwebwe muzamura ibiganza ngiye kohereza imbaraga z'Imana mu mavuta Imana yabaye. Ya 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 ya. Zamura ibiganza byawe ngiye guhamagara izina rya Yesu aho uhagaze mayinduye umuriro Eliya bakari yakaba. Ya 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 ya. Nohereje umuriro w'Imana, nohereje imbaraga z'Imana, nohereje ubutabazi bw'Imana. Ubona umuriro, ubona umuriro, ubona umuriro, ubona umuriro, ubona umuriro. Asikiwe. Nese moto n'ibiganza hano. Famo. Wewe urinde. Wewe urinde. Iyo moto y'Imana sasa hivi. Ndagutwika. Ja urinde. Urinde wewe. Nukavuga ndakwica iyo ni gota sasa. Urinde wewe murogo. Uravuga. Mumuterure. Mubanze muteruye nguyu banze musengera abaho. Mushiraho mikrofone. Shiraho mikrofone. Mupata amaboko, mupata akaboko, mupata akana. Urashaka kumwica umuzizi iki? Aha. Wowe umurogora inde sasa? Ngiye kugutwika kugira umenye ko ndi umuhanuzi w'Imana. Uranzi jewe? Ngiye kugutwika rero. Ngiye kugutwika. Mwapata ngahe? Urumva arashaka kumwica kugira ngo nyina ziyahuye kubera kubura umwana w'umugabo. Ni wowe wapakaje murumuna we? Ntabwo uyu munsi mugirira imbabazi. Ngiye kugutwika. Zamura ikiganza cyawe. Ndabara gatatu. Iyi ni inkota ngiye kugutwika. Ngiye kugutwika. Rimwe, kabiri, faya. Rimwe, kabiri, faya. Rimwe, kabiri, faya. Ugeze? Yakuzagaruka? Chukuzimi wanyu. Urashaka wo kujya mose? Ndashaka kugenda njamurinde. Jamurinde se ni bene wabo.
umva nkwereke umva wamurose we ngiye kugutuma kuri siko satani kandi ngiye kubatwikirira imiryanyo ndabara gatatu tuzamura inkota y'Imana rimwe kabiri vuze ngo umugabo je kuzimiwa rumuriro w'Imana uyobora w'Imana genda vuze n'urugenda ikimenyetso kigaragaza kugenda iki mwamubonye yagiye komera Imana amashyi nicyo kimenyetso gize mu macyaha mbega ayo mashyi twakongera tukayaha Imana uterure n'uyu sena bakote shakara bayakaya wese muzamura inkota y'Imana mu bubasha nahawe n'Imana ngiye gutegeka icyo kiganza cyawe uko ukizamuye ariko uzajya utwika imbaraga z'abadayimoni mu rugo rwawe ariko uzajya utwika abarozi bakuraga mu rugo rwawe akira imbaraga z'Imana akira imbaraga z'Imana akira imbaraga z'Imana akira imbaraga z'Imana Yesu mutuge ikiganza kuri uyu mwana w'umukobwa mu bobozi samura inkota yawe Imana yamaze kuguhereza inkota iragabana rimwe kabiri rimwe ayo maguru yawe ngiye kuyaca fata inkota yawe gutya tugiye guca aya maguru abarozi bahora baroga duteremo amaguru kazima rimwe tamura ayo maguru inkota duyagere tuyace rimwe ayo maguru ngiye kuyaca wa murozi umurogamo uratuye uzagaruka kuri we uzagaruka ndagutegetse vuga uzagaruka niwagadondera nkwice uzagaruka rimwe kabiri faya wera uyu mwanya mbahoje ubuzima bwawe akira kubaho komera Yesu amashyi komera Yesu amashyi menshi muze kumufata uyu mwana w'umusore yaragiye gukora impanuka abadayimoni bari bamuroze umwitwaro kugira ngo apfe n'Imana yamurinze agire muze mumuterure neza bavunye n'ukuboko ko kw'iburyo abasore aribo baza ndashaka kumusengera Imana uyu afite umudayimoni w'umugore uri kumuhiga kugira ngo apfe kandi yari kuzapfa akoze impanuka ku munsi w'ejo saa 8 rero uwo yabohotse mumujyane mwebwe ajye kwicara mumujyane neza ngiye gusengera uyu mwana w'umusore azakorera Imana ngiye kumwirukanaho uyu mudayimoni wari wagambiriye kumuteza impanuka mwebwe muzamura ikiganza cyanyu zinawana kote shayi moheri ya gide eri ya sayini ofagide mayi samura ya nkota yawe kandi ubwo naguhaye password yo kuzajya wica abadayimoni ndabara gatatu rimwe kabiri kuva uyu mwanya uyu mwanya natuye imbabazi z'Imana kuri wowe ntuzaba ikimuga aya maguru yawe ntazavunike mumurekure ibyo bitugu ntibizavunike aya maboko ntazavunike izi mbaraga zahigaga ubuzima bwawe zirakurekuje uzakorera Imana wowe niyo mpamvu Imana igukuyeho urupfu hereza Imana icyubahiro rikata ribokesikete hagarara inyuma ndabara gatatu wowe hagarara inyuma ye cyane mwese mutuge ikiganza hano
hagarara aho ngaho, egera hino, jya kumusengera Imana mwirukane hizi imbaraga. Rimwe, komera Imana amashyi, Yesu aramubohora. Ayo mashyi n'abarayimana bongera uyakomere, Yesu ni ubohora. Umuhagurutse n'uyu mukecuru. Kuva uyu mwanya hanaguye icyangiro basize ku buzima bwawe. Uzakorera Imana, ntuzasabirize, ntuzandagare. Umwuka w'Imana atahe mu mubiri wawe. Uzakorera Imana, uzahanure. Amen. Akomera Imana amashyi, arabohotse. Mumpagurukirize uyu mukecuru. Amen. Urabohotse. Mwese mutunge ibiganza hano, ngiye kumwirukanaho uyu murozi umugendaho. Rimwe, kabiri, kuva uyu mwanya aya maguru yawe abe mazima. Umuhambure mureke agende, niko Yesu yavuze. Mukecuru, reka baguhambure, imbaraga zagwanyaga ubuzima bwawe. Rikete fokeste. Reba hano, reba hano, reba hano. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe. Bari barakwangirije, shyira mikorofone. Waturutse he? Naturutse mu karere ka Gakenke. Wari ufite ibintu bigutera nijoro? Bijya bigutera bikubwira ngo iki? Nari nayo mu mavi, umuntu rwose n'ubirenge bose narahinamiranye ntabwo warahinamiranye? no mu mavi hose ntabwo ntambuka. Kuva uyu mwanya akira kuba muzima. Imbaraga za pararize ndazirukanye. Imana igiye kugukiza, Imana ibohoye ubuzima bwawe. Kadukomera Imana amashyi menshi. Mwicare gato, mwicare ngira icyo mvuga.